Nyakubahwa Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga ukaba na Perezida w'Inama Nkuru y'Ubucamanza, Nyakubahwa Deputy Chief Justice, Nyakubahwa Minisitiri w'Ubutabera ukaba n'Intumwa Nkuru ya Leta, Nyakubahwa Minisitiri muri Presidansi ya Repubulika, Nyakubahwa Minisitiri w'Umutekano imbere mu gihugu, Nyakubahwa Professor Sam Rugeje, Chief Justice Emeritus, ba nyakubahwa mwese muhagarariye inzego zitandukanye mu byubahiro byanyu, ba nyakubahwa bacamanza, abanditsi n'abandi bakozi b'inkiko, mbanje kubasuhuza. Nyakubahwa Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga ukaba na Perezida w'Inama Nkuru y'Ubucamanza, nagira ngo mbashimire kubera umwanya mwateganyije uyu munsi wo gutangiza umwaka w'ubucamanza 2022-2023. Nyakubahwa Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga, uyu ni umuhango ngarukamwaka aho urwego rw'ubucamanza rumurikira abaturarwanda ibyagezweho mu mwaka ushize, rukanabagaragariza ingamba z'umwaka ukurikiye. Muri uyu mwanya ndagira ngo nsabe Perezida w'Urugaga rw'Abavoka Maître Moise Nkundabarashi kugira ngo atugezeho ijambo yaduteguriye. Nyakubahwa Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga mukaba n'umuyobozi w'Inama Nkuru y'Ubucamanza, Nyakubahwa Minisitiri w'Ubutabera, Nyakubahwa Mushinjacyaha Mukuru, banyacyubahiro mu nzego nkuru z'igihugu cyacu muteraniye hano, mu izina ry'abagize urugaga rw'abavoka mu Rwanda ndetse no mu izina ryanjye bwite mbanje kubashimira uyu mwanya mumpaye kugira ngo mbagezeho muri make ibikorwa byagezweho n'urugaga rw'abavoka mu mwaka w'ubutabera ushize w'ibihumbi 2021-2022 ndetse n'ibyo duteganya gukora mu mwaka w'ubutabera uri butangizwe muri uyu muhango w'ibihumbi 2022 ndetse n'ibihumbi 2023. Ubw'itegeko rishyiraho urugaga rw'abavoka mu Rwanda, Nyakubahwa Perezida, dufite inshingano zo kunganira no guhagararira abanyarwanda batandukanye cyangwa se abaturarwanda bagana inkiko ndetse no kubagira inama mu by'amategeko. Dufite kandi inshingano yo kujya kwishyira hamwe n'izindi ngaga zitandukanye zo ku isi hagamijwe gukomeza kuzamura ubunyamwuga ndetse no guharanira ko ibibazo birebana n'amategeko twafatanya kubikemura. Dufite kandi inshingano, Nyakubahwa Perezida, yo gukomeza guharanira imibereho myiza y'abavoka ndetse no gukomeza guteza imbere ubutabera muri rusange ndetse no kugira inama leta mu bibazo birebana n'ubutabera. Nyakubahwa Perezida, muri uyu mwaka w'ibihumbi 2021-2022 twabashije gutanga amahugurwa ku bavoka nk'imwe mu nshingano dufite bagera ku 400 hagamijwe gukomeza kongera ubumenyi bwabo ndetse no guteza imbere ubunyamwuga. Mu rwego rw'imibereho myiza y'abavoka, Nyakubahwa Perezida, twakomeje guteza imbere ibijyanye no gukora no kubaha ubwisungane mu kwivuza ndetse n'imiryango yabo. Kuri ubu bose ndetse n'imiryango yabo bakaba bafite ubwisungane mu kwivuza bucungwa n'urugaga ndetse rukanakurikirana ibijyanye n'uburyo iyo mibereho myiza yabo ikomeza gutezwa imbere. Ku rundi ruhande, Nyakubahwa Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga, twakoze ibijyanye no kunganira abantu mu nkiko. Ibi bikaba biduha inshingano y'uko n'abadafite ubushobozi cyangwa se abadafite ububasha bwo kubasha kwiyishyurira ayo mafaranga ahabwa abavoka bahabwa ubwo bufasha. Tukaba twarabashije kunganira abantu bagera ku 4614. Iyo ugerageje kubishyira mu gaciro k'amafaranga bikaba bifite agaciro kangana na miliyari 2,307,000,000. Kuri uru rwego tukaba dushimira cyane Minisiteri y'Ubutabera nk'umwe mu bafatanyabikorwa b'urugaga bafasha kugira ngo tubashe guha ubu bufasha ababa babukeneye. Kuri uru rwego ariko
tukaba nyakubahwa perezida dufite icyifuzo ndetse twatangiye kuganiraho na Minisiteri y'Ubutabera cyuko hakorwa ibishoboka byose kugira ngo ingengo y'imari igenerwa urugaga kugira ngo iyi mirimo ibashe gukorwa ibe yakongerwa kuko bigaragara yuko abantu bakeneye ubufasha ari benshi bityo bikazadufasha kubasha kugera kuri benshi mu buryo bushoboka. Kuri urwego kandi nanone turashimira abandi bafatanyabikorwa dufite badufasha muri iyi mirimo batandukanye barimo UNDP, UN Women, USAID ndetse na Rwanda Bridges to Justice. Nyakubahwa perezida turateganya gukora imirimo idatandukanye cyane niyo twakoze mu mwaka ushize, ariko tukaba muri iki gihe icyo dushyize imbere ari kwibanda ku guteza imbere imyitwarire myiza y'abavoka ndetse no guharanira yuko bakomeza kuzamura ubunyamwuga, ndetse tuzongera ubufatanye dufite n'ingaga zo hanze. Turateganya ndetse nyakubahwa perezida kwakira imwe mu nama zikomeye zihuza abavoka mu mwaka utaha yitwa Africa Regional Forum itegurwa na International Bar Association. Ku rundi rwego nyakubahwa perezida turateganya nanone gukomeza ubufatanye dufitanye n'inzego zitandukanye zikorera mu gihugu cyacu gufasha abatishoboye. Ubufasha duha abatishoboye ku rwego rw'urugaga ntabwo bugarukira gusa ku bijyanye n'amategeko, ariko tunabaha ubufasha ku bijyanye n'imibereho myiza. Dufitanye imikoranire imaze igihe kinini cyane na Avega Gahozo, aho tugerageza kugira ingengo y'imari tubagenera buri mwaka kugira ngo babashe gufasha abagenerwabikorwa babo, kandi twaba dutekereza yuko nabyo ari inshingano dufite mu rwego rwa corporate social responsibility. Muri uyu mwaka tugiye gutangira nanone nyakubahwa perezida urugaga rw'abavoka ruzaba rwizihiza imyaka 25 rumaze rushinzwe. Uru rugaga rwashinzwe mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'1997. Abenshi muri hano murabyibuka yuko uyu wari umwaka yari imyaka 3 gusa igihugu cyacu kimaze kuva muri jenoside yakorewe abatutsi. Akaba ari igihe aho ibyakorwaga byose mu by'ukuri byabaga ari ibintu byihutirwa. Kuba rero ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwaratekereje yuko muri icyo gihe hashyirwaho urugaga bigaragaza intego ndetse na visionary leadership yari ihari yo kugira ngo inzego z'ubutabera zibe zubatse mu buryo bwuzuye kandi zibashe gukora inshingano zazo. Byari ibihe bidasanzwe, ntabwo ibyo twabigarukaho kuko umwanya tuba twahawe atari mwinshi, ariko turashaka no gufata umwanya kugira ngo dushimire nyakubahwa perezida w'urukiko rw'ikirenga by'umwihariko kuko yagize uruhare rukomeye kugira ngo uru rugaga rushingwe. Icyo gihe akaba yari minisitiri w'ubutabera. Bikaba byumvikana rero nyakubahwa perezida yuko abari hano mwese musobanukiwe neza uruhare umuntu ashobora kugira iyo ari minisitiri w'ubutabera kugira ngo itegeko ribashe gushyirwaho, ari nayo mpamvu twafashe uwo mwanya kugira ngo tumushimire. Isabukuru yo kwizihiza imyaka 25 iteganyijwe mu cyumweru gitaha ku itariki 21 ikazabera kuri Kigali Convention Center. Tukaba twizera tudashidikanya yuko ubutumire twabohereje mwabubonye, ndetse ikazaba ari igihe cyiza cyo kongera gusubiza amaso inyuma no kureba icyo gihe urugaga rushingwa abantu abavoka bari 37. Ubu tumaze gukura twageze ku 1500. Bikaba mu by'ukuri ari intambwe nziza yo kwishimira, ariko bikaba n'igihe cyo kongera kwisuzuma no kureba ibyo dukeneye gukora kuko hakiri byinshi bikeneye kunozwa mu mwuga wacu. Hatinze rero nyakubahwa perezida nongeye kubashimira kandi nkakomeza kwizeza ubufatanye bw'inzego zacu z'ubutabera ndetse n'urugaga. Tukaba tuzakomeza kugira uruhare uko bishoboka kose kugira ngo ubutabera bukomeze gutangwa mu Rwanda kandi abanyarwanda babone ubutabera bakeneye bufite ireme nk'uko igihugu cyacu kibyifuza. Ndabashimiye. Murakoze cyane. Dushimiye perezida w'urugaga rw'abavoka ku ijambo atugejejeho. Muri uyu mwanya tugiye kwakira ijambo ry'umushinjacyaha mukuru Bwana Habiyaremye Aimable, nawe atugezeho ijambo yateguriye. Murakoze. Nyakubahwa perezida w'urukiko rw'ikirenga, banyakubahwa ba ministre mwitabiriye umuhango, banyakubahwa abayobozi b'inzego zitandukanye bitabiriye umuhango, bacamanza, bashinjacyaha, bagenzacyaha n'abandi bose dufatanya muri imirimo dukora, baje kubasuhuza. Kuri uyu munsi ngarukamwaka wo gutangiza umwaka w'ubucamanza,
mbanje kubashimira kubera uyu mwanya mu mpaye kugira ngo mbagezeho ibyagezweho n'ubushinjacyaha bukuru mu mwaka ushize wa 2021 2022 mu mirimo bukora bufatanyije n'ubugenzacyaha. Nkuko twabigaragaje ubushize bwo twatangizaga umwaka w'ubucamanza w'2020-2021, amadosiye yinjira mu bushinjacyaha agenda yiyongera ku kigero kiri hejuru buri mwaka. Iyo ubaze mu myaka 5 ishize usanga ubushinjacyaha bwaravuye ku madosiye 2025, ubu ngubu tukaba tugeze ku madosiye 83 arenga. Ku kwiyongera kugira ingaruka ku bwiza bw'amadosiye akorwa ndetse na serivisi duha abaturage, kuko nubwo yiyongereye cyane abakozi bo ntabwo biyongereye, ariko twasabye ko abakozi bakwiyongera, ndetse iki cyifuzo kikaba cyaragejejwe ku nama nkuru y'ubushinjacyaha. Nyakubahwa Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga, duhereye ku murongo igihugu cyacu kigenderaho, ubushinjacyaha bukuru bwageze ku musaruro ukurikira mu mwaka ushize w'2021-2022. Mu rwego rwo kuzamura ikigero rusange cyo gukora amadosiye, ubushinjacyaha bukuru bwari bwahize gukora nibura 99%, gukora 99.4%. Mu mwaka ushize wa 2021-2022 twakomeje gushira ingufu mu kuzamura ikigero ubushinjacyaha bukuru butsindiraho imanza mu madosiye bwaregeye inkiko, conviction rate. Kuva Nyakanga imanza 37,280 zaburanwe n'ubushinjacyaha bukuru mu nkiko zarasomwe. Muri izo 33,799 zingana na 90.7% twarazitsinze. Nyakubahwa Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga, mu rwego rwo guhangana n'ikibazo cy'ubwiza bw'amadosiye akorwa, twashyizeho inyandiko itanga ikirego ikoze mu buryo bw'ikoranabuhanga, e-indictment, ndetse twamaze kuyihuguraho abashinjacyaha bose, ndetse ubu n'abagenzacyaha bakaba bariho bayihugurwaho, kandi iki gikorwa kikazakomeza. Twashyizeho amabwiriza 4 ndetse tunayahuguraho abashinjacyaha ajyanye no gukemura amakimbirane bitabaye ngombwa kwitabaza inkiko. Ibi bikaba binajyanye na politike z'ubutabera ziherutse kwemezwa n'inama y'abaminisitiri. Ibi kandi bikaba binajyanye n'ibitekerezo twatanze mu ihindurwa ry'amategeko bijyanye n'ibibazo twagaragaje. Twashyize ingufu mu kurwanya ibiyobyabwenge nk'imwe mu mpamvu ikomeye itera ibindi byaha dukurikije inyigo twakoze. Ikoranabuhanga ryashyizweho ingufu, amahugurwa menshi yakorewe abakozi b'ubushinjacyaha ndetse n'ab'ubugenzacyaha. Turashima ubufatanye n'ibindi bihugu mu rwego rw'ubutabera bukomeje gutera imbere. Muri uyu mwaka twashoje, ubushinjacyaha bwakiriye kandi buha ubufasha abakozi b'inzego z'ubutabera baturutse mu gihugu cy'Ubufaransa, Ubuholandi, Ubwongereza, Ububirigi, Norway ndetse na Canada, baje mu Rwanda mu rwego rw'ubufatanye mu butabera, commission rogatoire, bishingiye ku nyandiko zitanga ibirego n'izo gufata ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwoherejeyo. Ku bufatanye n'inzego z'ubutabera z'ibindi bihugu, abantu 3 bakekwaho kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi bagaruwe kuburanira mu Rwanda. Ubushinjacyaha kandi bwakomeje kuburana imanza ziregwamo abagaruwe mu myaka yabanjirije uwo twashoje. Iki gikorwa kikaba kigenda neza. Mu gihugu cy'Ubufaransa, abanyarwanda 2 baregwaga kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi baraburanishijwe. Tuzakomeza gushyira ingufu muri ibi bikorwa.
mu rwego rwo gukurikirana abakekwaho ibyaha bimunga ubukungu bw'igihugu. Mu mwaka ushize twari twihaye intego yo kwihutisha ikorwa ry'amadosiye y'abakekwaho ibyo byaha. Muri rusange iyi ntego yagezweho ku kigero cya 94%, kuko ubushinjacyaha bwakiriye amadosiye 2321, amadosiye 2181 akaba yarafatiwe umwanzuro. Kuri ibi byaha kandi mu manza 672 zasomwe, ubushinjacyaha bwatsinze imanza 534 zingana na 79.5%. Ibyaha bihungabanya umutekano w'igihugu, iterabwoba, guhakana no gupfobya jenoside byahawe umwihariko ndetse hashyirwaho n'uburyo buhoraho bwo kubikurikirana. Dufatanije n'izindi nzego harimo Minisiteri y'Ubutabera, Mijeprof, inkiko, polisi y'igihugu, RIB, dukomeje guhangana n'ikibazo cy'icyaha cyo gusambanya umwana gikomeza kwiyongera. Ku bijyanye n'ibyaha by'inzaduka, emerging crimes, twakomeje gushyira ingufu mu kongera ubumenyi bw'ababikurikirana n'imikoranire n'izindi nzego. Nyakubahwa Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga, akazi dukora tuzi neza ko kataba kanoze tudakurikiraniye bugufi imyitwarire y'abagakora. Ni muri urwo rwego ubushinjacyaha bukuru bwakoze iperereza ku myitwarire y'abashinjacyaha 6 n'undi mukozi umwe w'ubushinjacyaha bakekwaho imyitwarire mibi. Muri bo 4 barahanwe, harimo no kwirukanwa burundu. Ubu hakaba hari n'abandi bategereje gufatirwa ibyemezo. Nyakubahwa Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga, mu mwaka w'ubucamanza dutangiye wa 2022 na 2023, ubushinjacyaha buzakomeza gushyira imbaraga mu ikoreshwa ry'ikoranabuhanga, cyane cyane mu kuvugurura ICMS no gukoresha inyandiko itanga ikirego ikoze mu buryo bw'ikoranabuhanga, indictment, kuvugurura system zitandukanye zirimo ikoreshwa mu kubika amakuru no gutanga icyangombwa kigaragaza ko umuntu yakatiwe cyangwa atakatiwe. Dufatanyije n'ubugenzacyaha tuzashyira imbaraga mu kugabanya dosiye ziregerwa inkiko hakoreshejwe ubundi buryo buteganywa n'amategeko. Ubushinjacyaha bufatanije n'izindi nzego buzakomeza kunoza ingamba zo guhangana n'izamuka ry'ibyaha bimwe na bimwe bikomeje gukabya kuba byinshi. Nyakubahwa Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga, sinasoza ntashimiye ubufatanye bwabaye hagati y'ubushinjacyaha, inkiko, ubugenzacyaha, polisi y'igihugu n'izindi nzego. Twakoreye hamwe mu gushaka ibisubizo by'ibibazo byari bihari. Ibyaba bitarakemuka nabyo tuzabibonera ibisubizo. Ubufatanye kandi buzadufasha no kurwanya ingeso mbi ya ruswa aho yaturuka hose mu bakozi b'inzego dukorera. Ndabashimiye, murakoze. Arakoze ubushinjacyaha mukuru kuri ijambo watugejejeho rigaragaza ibyagezweho ndetse n'ibikomeza gukorwa muri uyu mwaka w'ubucamanza dutangiye. Turagira ngo dusabe Nyakubahwa Minisitiri w'Ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta kutugezaho ijambo yaduteguriye, akanadusabira umushyitsi mukuru kuza kutugezaho ijambo ry'umunsi. Murakoze. Nyakubahwa Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga, mukaba na Perezida w'Inama Nkuru y'Ubucamanza, Nyakubahwa Vice Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga, Nyakubahwa Mushinjacyaha Mukuru, ba Nyakubahwa Minisitiri muri hano, Nyakubahwa Chief Justice Emeritus, bacamanza, bashinjacyaha, ubunganizi mu nkiko, Banyarwanda, Banyarwandakazi. Mbanje kubasuhuza kandi mbashimira kuba twashoboye guteranira muri uyu muhango
wo gutangiza ku mugaragaro umwaka w'ubucamanza wa 2022-2023 mu buryo bwihariye. Mu izina ry'inzego zihuriye mu rwego rw'ubutabera turabashimira kuba mwigomwe imirimo myinshi musanganywe mukaza kwifatanya natwe muri uyu muhango. Nyakubahwa Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga, iyo hatangizwa umwaka w'ubucamanza, Abanyarwanda baba bakeneye kugaragarizwa iby'urwego rw'ubucamanza rwagezeho mu mwaka wasojwe, bakanagezwaho ibiteganyijwe mu mwaka utangijwe, kugira ngo bahabwe ubutabera bunoze kandi bwihuse. Nzi neza ko ibyagezweho n'urwego rw'ubucamanza ari byinshi, ariko ni na ngombwa ko dusubiza amaso inyuma tukareba byinshi kandi byiza byagezweho mu myaka 28 ishize kuva igihugu cyacu kibohowe. Abana b'Abanyarwanda bagatangira kugira uburenganzira bungana nk'uko biteganywa n'amategeko no kugira amahoro bafatanya kubaka igihugu cyacu. Nyakubahwa Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga, mu mwaka wa 2021 ibigereranyo binyuranye kandi byizewe byagaragaje ko u Rwanda ari igihugu kidahwema gutera intambwe ishimishije muri ibi bikurikira: kwiyubaka nk'igihugu kigendera ku mategeko byageze ku kigero cya 87%, umudendezo n'umutekano rusange ku kigero cya 95%, kubungabunga umutekano w'abantu n'ibyabo ku kigero cya 93%, kurwanya ruswa, gukorera mu muco no kubazwa ibisobanuro mu byo buri wese ashinzwe ariyo accountability kuri 86%, gutanga serivisi inoze kuri 88%, kubahiriza uburenganzira bwa muntu kuri 83%, kubaka ubumwe ubwiyunge n'imibanire inogeye bose muri biri ku kigero cya 93%, kugeza serivisi z'ubutabera ku baturage biri kuri 86%, uko abaturage babona imikorere y'ubushinjacyaha biri kuri 94%, icyizere abaturage bafitiye urwego rw'ubucamanza kiri ku gipimo cya 88%, uko abaturage babona ubucamanza bwigenga biri ku gipimo cya 94%, naho imikorere y'urwego rw'ubucamanza babona iri ku gipimo cya 78%. Nyakubahwa Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga, umuntu yitegereje neza ibipimo byiza nk'ibi ntabwo bitangaje, kuko nyuma yo kuvugurura amategeko, kuvugurura imiterere y'inzego no kuzigenera abakozi bafite ubumenyi kandi bakomeza kubwongera, urwego rw'ubutabera ntiruhwema gukomeza kwivugurura no kongerwamo izindi nzego igihe zikenewe, kandi ibi byagize ingaruka ku mikorere yazo, biziha umusaruro mu buryo bugaragara. Nubwo imibare igaragaza ko hari byinshi bihagaze neza, tugomba guhora tuzirikana inama Nyakubahwa Perezida wa Repubulika adahwema kutugira, atwibutsa ko tutagomba gushukwa n'ibi bipimo ngo tudamarare, kuko inzira ikiri ndende kandi yakiri n'imbogamizi zikeneye gushakirwa ibisubizo birambye. Dufashe urugero ruri hafi, mu gihe ibipimo tugaragaje haruguru byerekana intambwe ijya hejuru kuri byinshi muri byo, siko bimeze kuri bimwe. Urugero, raporo y'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere myiza igaragaza ko uko abaturage babona imikorere y'urwego rw'ubucamanza byavuye ku gipimo cya 81% muri 2020 bigera kuri 78 muri 2021. Iyo bisesenguye usanga bifitanye isano no kuba umubare w'imanza zinjira mu nkiko ugenda wiyongera, bikanazamura umubare w'ibirarane mu nkiko. Umwaka ushize warangiye kandi igipimo cy'imanza z'ibirarane mu nkiko kiri kuri 59%. Kubibona gutya bituruka nanone ku mikorere yagiye isobanuka kurushaho, bikagira ingaruka zo kongerera zimwe mu nzego zigize urwego rw'ubutabera akazi.
dutanze ingero imikorere myiza y'abaturage na polisi y'igihugu ndetse n'urwego rushinzwe ubugenzacyaha ariyo RIB mu gukumira kurwanya ibyaha no kubigaragaza aho bibaye yatumye umubare w'ibirego byiyongera. Gushyiraho ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge bw'ibimenyetso bya gihanga byifashishwa mu manza ariyo Rwanda Forensic Laboratory ubu bimaze kugaragaza umusaruro ushimishije, byihutisha bidasubirwaho umurimo w'abagenzacyaha n'abashinjacyaha, kandi bikanatuma abakekwaho icyaha badohoka, bamwe bagatangira no kwemera icyaha, kwirega cyangwa kwiyemeza kugirana ubwumvikane bushingiye ku kwemera icyaha n'ababakoragaho iperereza. Urundi rugero nuko kubaka ubushobozi, ubuhanga, inararibonye n'imikorere inoze kandi yifashisha ikoranabuhanga ariyo ISMS mu bugenzacyaha n'ubushinjacyaha byihutisha umurimo wabo, bigatuma bohereza abacamanza ibirego by'inkurikirane kandi byinshi. Ibi kandi bijyana nuko hashize igihe umubare w'abacamanza utiyongera, mu gihe umurimo wabo uba ukenewemo ubwitonzi, ubushishozi n'ubunyamwuga kugira ngo batange koko ubutabera budafite inenge. Nyamara kandi ibi ntibikwiye kugira uwo bica intege, kuko umubare w'imanza zicibwa buri kwezi udahwema kuzamuka. Kwihutisha imanza no guteza imbere ubudakemwa bwazo byakomeje kuranga inkiko zacu, hagamijwe gukomeza gutanga serivisi zinoze kandi mu gihe gikwiye. Nyakubahwa Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga, mu mikoranire myiza iranga inzego zihuriye mu rwego rw'ubutabera, abazigize biyemeje kongera imbaraga mu ngamba urwego rusanganywe no gushyiraho izindi igihe cyose bikenewe. Ni muri urwo rwego inama y'abaminisitiri iherutse kwemeza ingamba kuyobora ubutabera nkurikirana byaha ariyo Criminal Justice Policy, niyo gukemura amakimbirane bitanyuze mu nkiko ariyo Alternative Dispute Resolution Policy. Mu gihe gito cyane inyandiko zizi politiki zombi ziraba zitangarijwe Abanyarwanda kandi zitangira gushyirwa mu bikorwa. Tuzitezeho kuzagira umusaruro ukenewe, byaba mu gukumira ibyaha, kubigenza, kubikorera iperereza, kubiburanisha, guhana ababyishoyemo no kubagarura mu buzima busanzwe bagororotse, kandi igihe cyose bishoboka abaturage bakabigiramo uruhare rutaziguye. Tuzakomeza kandi gufatanya n'urwego rw'ubucamanza mu bikorwa bigamije gukomeza guhugura abacamanza, abanditsi b'inkiko, abashinjacyaha, abagenzacyaha n'abavoka, hagamijwe kuzamura ubumenyi cyane cyane ubukenewe ku byaha by'iterabwoba, ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge n'ibimunga ubukungu ndetse n'ibyaha by'inzaduka, kurwanya ruswa n'indi myitwarire ishobora gutuma haba akarengane mu icibwa ry'imanza. Nyakubahwa Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga, ntidutewe impungenge n'inzitizi zikigaragara, kuko urwego rw'ubucamanza rufatanyije n'izindi nzego bireba twatangiye gutekereza ku ngamba zishoboka, ndetse zimwe zatangiye gushyirwa mu mbanzirizamishinga y'amategeko. Muri izi ngamba twavuga izi zikurikira: gukomeza kureba uburyo umubare w'abakozi mu nkiko uzagenda wiyongera kandi ikoranabuhanga rikanozwa kurushaho ku buryo na bake bahari ubu bongera umusaruro. Kuvugurura amategeko agenga imiburanishirize y'imanza hagamijwe guha umwanya uhagije uburyo bwo gukemura amakimbirane mbere y'uko agera mu nkiko. Gushyiraho amategeko yihariye agenga uburyo bwihuse bwo kuburanisha ibirego bitaremereye byaratangiye kandi biragenda bigaragaza umusaruro. Kuganira ku buryo inzego zinyuranye zahanahana amakuru n'inzego z'ubutabera hifashishijwe ikoranabuhanga kugira ngo inkiko zibone amakuru yuzuye kandi yizewe, bityo n'imanza zirusheho kwihuta.
kunoza kurushaho ikoranabuhanga ryubakiwe kwifashishwa mu kurangiza imanza kandi abarikoresha bagahugurwa kurushaho no mu byo nabyo bikihuta. Nyakubahwa Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga, sinarangiza iri jambo ntongeye kwizeza ko urwego rw'ubutabera rutazatezuka ku ntego guharanira gutanga ubutabera bunoze kandi bwihuse, kuko tuzirikana umwanya bufite mu buzima, mu mutekano no mu iterambere ry'igihugu. Mboneyeho kandi gushimira abacamanza, abanditsi n'abakozi b'inkiko uruhare bagize mu byagezweho byose uyu mwaka ushize, no kubashishikariza kujya biyibutsa ko inshingano yabo ya mbere atari uguca imanza gusa, ahubwo ari ugutanga ubutabera nyabwo kuri bose nta vangura iryo ari ryo ryose. Ndashimira kandi abanyarwanda muri rusange n'abafatanyabikorwa batandukanye kuko uruhare rwabo mu byo dukora ari ingirakamaro. Mu buryo bwihariye ndasaba abanyarwanda bose guhaguruka no gufatanya n'inzego z'ubutabera ndetse n'ubuyobozi bwacu gukumira icyaha no kugaragaza vuba aho kibaye. By'umwihariko mumfashe dushimire Nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'abayobozi bakuru afatanya nabo mu kuyobora igihugu cyacu ku nkunga y'uburyo butandukanye akomeza gutera urwego rw'ubutabera kugira ngo rubashe gusohoza neza inshingano zarwo. Nkuko bisabwe reka mfate uyu mwanya mbakire Nyakubahwa Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga mutugezeho ijambo nyamukuru ry'uyu munsi. Murakoze. Nyakubahwa Minisitiri w'Ubutabera ukaba n'intumwa nkuru ya leta, Nyakubahwa Minisitiri muri Perezidanse ya Repubulika, Nyakubahwa Minisitiri w'Umutekano mu gihugu, Nyakubahwa Visi Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga, Nyakubahwa Chief Justice Emeritus, Banyakubahwa bayoboye inzego z'ubutabera ziri mu runana rw'ubutabera, Shinjacyaha mukuru, Secretary General wa RIB, Perezida w'urugaga rw'abavoka, Komiseri mukuru wa Rwanda Correction Service, abandi mwese muri urwo runana rw'ubutabera, abacamanza n'abandi bakozi b'inkiko, abashinjacyaha, abagenzacyaha n'abandi mwese mwitabiriye uyu muhango, ariko munyemerere to recognize also the representative of the diplomatic corps and international organization and partners to the justice that are present here. Mu izina ry'inama nkuru y'ubucamanza, mu izina ry'abacamanza bo mu nkiko zose mu Rwanda n'abandi bakozi b'inkiko muri rusange, no mu izina ryanjye bwite, mbanje kubashimira mwese kuba mwaje kwifatanya n'urwego rw'ubucamanza muri uyu muhango ngarukamwaka wo gutangiza umwaka w'ubucamanza. Nk'uko babivuze, uko umwaka utashye, urwego rw'ubucamanza rugaragariza abanyarwanda ibyo rwagezeho mu mwaka w'ubucamanza uba urangiye. Urwego rw'ubucamanza nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda
rufite inshingano ikomeye yo kurinda uburenganzira n'ubwisanzure bwa muntu binyuze mu byemezo bitandukanye bifatwa n'inkiko. Muri uyu mwaka dushoje, urwego rw'ubucamanza rurishimira ko abacamanza, abanditsi n'abandi bakozi b'inkiko bakomeje kugaragaza ubushobozi n'ubushake mu kwitangira imirimo yabo, bikaba byaratumye inkiko zigera ku musaruro mwiza. Aha mboneyeho umwanya wo gushimira abacamanza n'abandi bakozi b'inkiko, ariko n'abandi dufatanya, kubera yuko inkiko ntizaca imanza zidafatanyije n'ubushinjacyaha mu manza nshinjabyaha n'ubugenzacyaha n'urugaga rw'abavoka. Nkaba rero nshimiye abantu bose, ari abacamanza ari n'abandi bari mu runana rw'ubucamanza rw'ubutabera, ku musaruro mwiza wagezweho, ariko nkaba twese dushishikarizwa gukomeza iyo ntambwe, kuko ari ngombwa ko urwego rw'ubucamanza rukomeza kugira uruhare rufatika muri gahunda yagutse yo kubaka umuco wo kuba igihugu kigendera ku mategeko kandi cyubahiriza uburenganzira bwa buri wese. Mu byo twishimira byagezweho, hari ukwiyongera kw'imanza zicibwa n'inkiko, aho bigaragara ko muri rusange ziyongereye ku kigero gisumba icyo mu myaka 3 ishize, ndetse n'impuzandengo y'imanza zicibwa na buri mucamanza buri kwezi ikaba yarazamutse. Turishimira kandi intambwe urwego rw'ubucamanza rukomeje gutera mu guteza imbere uburyo bwo gukemura impaka bushingiye ku bwumvikane n'ubuhuza. Aha ndagira ngo by'umwihariko nshimire Chief Justice Emeritus Professor Sam Rugege n'itsinda ayoboye, uburyo bakomeje kudufasha kugira ngo ubu buryo bwo gukemura impaka bunyuze mu buhuza bukomeze gushinga imizi. Muri uyu mwaka wa 2021-2022 dushoje, imanza zarangiriye mu bwumvikane bukozwe n'abacamanza ndetse n'izarangiriye mu nama ntegura rubanza binyuze mu bwumvikane zirakomeza kwiyongera. Ariko nk'uko mwabyumvise umushinjacyaha mukuru yabivuze, hari na gahunda yo kugira ngo n'izindi nzego ubu buryo bw'ubuhuza bushobore gukoreshwa. Nkaba rero numva ari gahunda ndende, cyane cyane nk'uko Minisitiri w'Ubutabera n'Intumwa Nkuru ya Leta yanabivuze. Hari politiki y'igihugu imaze kujyaho yerekeranye no guteza imbere gukoresha uburyo bwose bwo gukemura impaka bitanyuze mu nkiko. Tukaba tubona rero yuko bizakomeza kugira umusaruro kugira ngo dutange ubutabera ku baturarwanda ku buryo bunoze kandi bwihuse. Urwego rw'ubucamanza rwahagurukiye kandi kongera ubudakemwa bw'imanza zicibwa mu rwego rwo gukomeza gutanga ubutabera bunoze. Kuri iyi ngingo, ibipimo bigaragaza ko imanza zihindurwa mu bujurire ziri ku kigero cya 12%, naho imanza zigaragaramo akarengane nyuma yo gucibwa zikaba zigeze ku kigero cya 3% by'imanza zisabirwa gusubirwamo. Mu bindi byagezweho bijyanye no kunoza imikorere, harimo kubaka ikoranabuhanga ryunganira ICMS dusanzwe dukoresha, ryifashishwa mu micungire n'imigenzurire y'umusaruro w'urwego rw'ubucamanza n'uw'abakozi b'inkiko, the Judicial Performance Management System GPMS, ikazatangira gukoreshwa muri uyu mwaka w'ubucamanza dutangiye. Haguzwe kandi ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye bifasha abakozi gukora inshingano zabo, bigizwe cyane cyane na za mudasobwa zigendanwa. Murabyibuka
dutangiza umwanya kuba Perezida wa Repubulika atangiza umwaka w'ubucamanza ushize yari yatwemereye yuko azadutera inkunga mu kuduha ibikoresho by'ikoranabuhanga. Aha twamushimira yuko imvugo ye ari yo ngiro, kubera yuko ibyo bikoresho twarabibonye kandi tumwijeje yuko tuzabibyaza umusaruro. Mu rwego rwo kubaka ubushobozi bw'abakozi hatangijwe amasomo yihariye ajyanye n'umwuga, aho abacamanza, abanditsi n'abandi bakozi b'inkiko bagera kuri 90 bari guhabwa ayo masomo. Hatanzwe kandi amahugurwa y'igihe gito ku bacamanza n'abandi bakozi b'inkiko bagera kuri 889. Ibi rero biza bikurikije ibyo inzego z'ubutabera muri rusange twese duhora dukangurirwa kandi duhora twitota byo kugira ngo tugire ubumenyi bujyanye n'imiterere y'ibibazo bigenda bishyikirizwa inzego z'ubutabera muri rusange, kubera yuko isi ntabwo ihagarara, ahubwo igenda ihinduka, n'ibirego n'ibibazo bigezwa ku nzego z'ubutabera bigenda bihinduka. Akaba ari ngombwa yuko dukomeza gukarishya ubwenge kugira ngo dushobore gutanga koko umusaruro abaturarwanda baba badutezeho. Urwego rw'ubucamanza kandi rukomeje kwagura amarembo rugirana amasezerano y'ubufatanye n'izindi nzego z'ubucamanza cyangwa ibigo bikora mu nzego z'ubucamanza z'ibihugu bitandukanye. Twakira abashyitsi baziturutsemo kandi twitabira inama mpuzamahanga kugira ngo byungukiremo ubumenyi n'ubufatanye biteza imbere ubucamanza. Aha tuboneyeho gushimira abafatanyabikorwa batandukanye, yaba bo mu nzego zitandukanye ziri mu runana rw'ubutabera, abaterankunga batandukanye bakomeje gutera ingabo mu bitugu urwego rw'ubucamanza kugira ngo rugeze ku baturarwanda ubutabera buboneye kandi butanzwe mu gihe gikwiye. Hagati aho, nk'uko bimeze no ku zindi nzego ziri mu runana rw'ubutabera, intego dufite yo gutanga ubutabera bunoze abaturarwanda bifuza ntiyagerwaho hatitawe ku guhamya imyitwarire myiza y'abacamanza n'abandi bakozi b'inkiko. Hari ingamba zitandukanye zigamije kunoza ubunyamwuga, kunoza ubudakemwa, kunoza ihame ryo gufata ibyemezo mu mucyo nta kubogama. Imwe muri zo ni ukuvugurura komite zo kurwanya ruswa mu rwego rw'ubucamanza. Muri buri rukiko hahindurwa imiterere y'izo komite, hanogejwe kandi amabwiriza azigenga, kandi hashyirwaho n'abazigize ku buryo twizeye ko zizakomeza gukora neza. Ariko ahangaha niho nk'uko n'abandi bari mu runana rw'ubutabera babisabye, tugomba gufatanya, kubera yuko umurimo nk'uyu wo kwimakaza imikorere myiza ihashya ruswa ni umurimo usaba ubufatanye bw'inzego zose, unasaba ubufatanye bw'abaturarwanda muri rusange. Nubwo urwego rw'ubucamanza hari byinshi rwagezeho mu mwaka w'ubucamanza ushize, haracyari imbogamizi zirukoma mu nkokora mu kazi karwo ka buri munsi. Twavugamo ubwiyongere bw'ibirarane bikomoka ahanini ku bwiyongere bw'imanza zinjira ku muvuduko munini, kandi umubare w'abakozi utiyongera ku muvuduko umwe nazo. Aha nakwishimira yuko nyakubahwa Minisitiri w'Ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya guverinoma ya leta, akaba ari n'intumwa nkuru ya leta, nawe iki kibazo yakivuzeho, kandi buriya mu miyoboro inzego urwego rw'ubucamanza runyuramo kugira ngo ibibazo nk'ibi byumvikane harimo na Minisiteri y'Ubutabera. Aha rero ndumva tuzakorana, tugagumya gukorana kugira ngo iki kibazo gishobore gukemuka cyerekeranye n'umubare w'abakozi
utiyongera ukurikije uko imanza zigenda ziyongera mu nkiko, ariko ndabivugira ku nkiko, ariko no mu bushinjacyaha no mu bugenzacyaha ni kimwe. Kumva iki kibazo tugomba kuzakiganiraho, ntabwo twibagije yuko igihugu cyacu gifite amikoro uko ameze, ariko mu mikoro igihugu cyacu gifite kandi no mu ngamba kiba cyarafasha cyo kwimakaza ubutabera kuri buri munyarwanda wese, ndumva tuzakibonera umuti. Ni kimwe n'ikibazo nanone kituraje shinga cyo kutabasha guha akazi abakozi b'inzobere no kuguma nabo urwego rw'ubucamanza rufite bamaze kugira ubunararibonye, kubera ko hari abaruvamo bakajya mu zindi nzego zikenera abanyamategeko, kubera ko ibigenerwa abacamanza abandi bakozi b'inkiko nk'umushahara n'ibindi bitarahuzwa n'inshingano ziremereye bafite. Ni ikibazo gikomeye kuko nabo tumaze guha amahugurwa cyangwa bamaze no kumenyera umwuga w'ubucamanza baragenda baducika. Nkaba numva ari ikibazo tuzaganiraho nanone kugira ngo tukibonere umuti ku buryo bwihuse, kubera yuko ntabwo twatanga icyo tudafite. Ni ukuvuga tugomba kuba dufite n'abantu bakora iyi mirimo itandukanye y'ubucamanza. Ni n'ikibazo nanone kindi cy'inyubako inkiko zimwe na zimwe zikoreramo zidatuma hatanga umusaruro ukwiye, kubera gukorera mu mfunganwa cyangwa mu nyubako zidahuje n'umurimo wo gutanga ubutabera buboneye. Ni ikibazo tugenda tuganiraho n'izindi nzego, tukaba twizeye yuko nk'uko mubibona n'aha ngaha turi, auditorium yacu y'urukiko rw'ikirenga ni iyi ngiyi. Ubu rero murumva yuko iyi ntago ari auditorium ikwiranye n'urukiko rw'ikirenga, nta nubwo ari na auditorium ahubwo, ariko abantu bishakamo ibisubizo nk'uko tudahwema kubikangurirwa. Nubwo ariko hari izo mbogamizi maze kuvuga muri make, muri uyu mwaka dutangiye urwego rw'ubucamanza ruzakomeza gukorana n'izindi nzego mu gushakira umuti nk'uko nabivuze ibibazo no gukomeza kuvugurura imikorere mu rwego rwo kurushaho gutanga ubutabera bwihuse kandi bunoze. Muri urwo rwego tuzakomeza ingamba zo kunoza itegurwa ry'iburanisha hagamijwe kwihutisha icibwa ry'imanza, by'umwihariko nk'uko byanatangiye tuzakomeza gufatanya n'izindi nzego cyane cyane n'ubushinjacyaha kugabanya igihe abafungwa bategereza bataracibwa imanza, kunoza gahunda yo kuburanisha imanza zimwe na zimwe nk'imanza zireba umuryango n'abana, imanza zerekeye ibyaha bimunga ubukungu bw'igihugu harimo icyaha cya ruswa n'inyerezwa ry'umutungo w'igihugu, n'imanza zindi zitandukanye zifite umwihariko twifuza yuko nazo twashyiraho gahunda ihamye kandi byaratangiye bizakomeza. Nk'uko byavuzwe kandi tunabibona mu byegeranyo bigenda bitangwa, hari ikibazo cy'uburyo abaturage babona ubutabera. Hari wenda ibyo RGB ibigaragaza, ariko ku ruhande rwacu, ku ruhande rw'urwego rw'ubucamanza, turateganya gukoresha isesengura ry'uburyo urwego rw'ubucamanza urwego rw'ubucamanza rukenera n'uburyo abagenerwabikorwa barwo barubona mu gutanga serivisi zibagenerwa, Justice Needs and Satisfaction Survey, kugira ngo ibizavamo bizafashe mu gukomeza kunoza imikorere yacu. Ndagira ngo banyakubaha mwese muri hano kandi ari n'abadukurikirana hifashishijwe ikoranabuhanga, ndangize iri jambo nongera gushimira abayobozi b'inzego zitandukanye baje kwifatanya natwe muri uyu muhango, n'inkunga n'ubufatanye yabo mu nzira ya ngombwa yo gutanga ubutabera kuri buri muturarwanda, kuko ari byo pfundo ry'amahoro, umutekano n'iterambere igihugu cyacu cyifuza. Ndabashimiye rero, murakoze, mugira amahoro.
ku ijambo rikubiyemo byinshi tuzakomeza kwitaho mu rwego rw'ubutabera n'urw'ubucamanza by'umwihariko. Umuhango wari uduteranyirije aha urashoje, hagiye gukurikira gufata ifoto y'urwibutso. Ndagira ngo munyemerere mbamenyeshe bari bujye mu ifoto ya mbere, hanyuma izikurikira protocol baraza kubidufashamo. Ifoto ya mbere irajyamo umushyitsi mukuru, Deputy Chief Justice, President of the Bar Association, Prosecutor General, Minister in the President's Office, Minister of Justice and Attorney General, Minister of Internal Affairs, and the President of the Court of Appeal. Hanyuma maze kubikurikira Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga akaba na Perezida w'Inama Nkuru y'Ubucamanza Dr Faustin Nteziryayo akaba amaze gutangiza ku mugaragaro umwaka w'ubucamanza wa 2022-2023. Ni umuhango umaze kubera ahangaha ku cyicaro cy'Urukiko rw'Ikirenga ku Kimihurura, aho mu by'ukuri byasobanuwe ko uru rwego rumaze gutera intambwe igaragara mu rwego rwo gutanga ubutabera bwihuse kandi bunoze. Ariko nanone ntabwo habura imbogamizi nk'uko mwabikurikiye. Haracyari ikibazo cy'ibirarane by'imanza mu nkiko, haracyari ikibazo gikomeye cy'amadosiye menshi ubushinjacyaha bwakira ugereranyije n'abakozi uru rwego rufite, nk'uko umushinjacyaha mukuru Habiyaremye Aimable yabisobanuye muri uyu muhango. Nuko kugeza magingo aya ngaya urebye imibare icyo yerekana mu myaka 5 ishize, amadosiye ubushinjacyaha bwakira yikubye inshuro zirenga 3, ava ku bihumbi 25 bisaga bakaba ageze ku bihumbi bigera kuri 83 birenga. Umushinjacyaha mukuru rero akavuga ko yari imbogamizi ikomeye kubera ko umubare w'abakozi bo ntiwigeze wiyongera. Ibyo wareba no mu nkiko ukabibona nk'uko mwabyumvishe Minisitiri w'Ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta Dr Rugira Shebuja Emmanuel nawe yabisobanuye. Nuko kugeza ubu ngubu ibirarane mu nkiko bibarirwa ku gipimo cya 59%. Byumvikana ko ni imibare iri hejuru, ariko nk'uko Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga abisobanuye, gushyira imbere ikijyanye n'ubuhuza biri mu bisubizo by'ingenzi birimo gushakwa bijyanye na politiki inama y'Abaminisitiri iherutse kwemeza, ndetse ikaba yaratangiye no gushyirwa mu bikorwa. Ikintu rero abantu bakwitegaho ko kizatanga umusanzu ukomeye mu gukemura iki kibazo cy'ibirarane by'imanza, ndetse ubwo bikaba byanagabanya imanza n'ubundi zinjira mu nkiko. Kugeza ubu ngubu rero ikigaragara akaba ari uko hakomeje gushyirwamo imbaraga nyinshi, haba ku rwego rw'ubushinjacyaha yaba no mu rwego rw'inkiko, kugira ngo ubuhuza mu by'ukuri bube igisubizo kirambye kuri iki kibazo cy'ibirarane by'imanza, ndetse n'amadosiye menshi mu by'ukuri usanga yinjira mu bushinjacyaha kandi abakozi batiyongera. Ariko kandi ibi bikaba binaterwa n'uko ibyaha nabyo bikorwa nyine bigenda byiyongera. Inama z'inzego z'ubutabera n'ubucamanza zijya nuko mu by'ukuri abantu bakwikubita agashyi bagakomeza kwirinda ibyaha, kuko ari wo muturambye kuri ubu bw'iyongere bw'imanza ndetse n'amadosiye ajya mu bushinjacyaha, yewe akaba ari nabyo ntandaro nyine nyamukuru y'ikibazo cy'ibirarane mu nkiko nk'uko byasobanuwe ahangaha. Reka tubashimire rero,
tubifurize gukomeza gukurikira gahunda za televiziyo Rwanda. Ariko mbere y'uko dusoza nakiriye bwana Harrison Mutabazi, akaba ari umuvugizi w'inkiko mu Rwanda. Harrison, usanze tuvuga ku kibazo mu by'ukuri cyagaragajwe ahangaha mu gutangiza umwaka w'ubucamanza, ikibazo kijyanye n'ibirarane mu nkiko, ndetse n'ubushinjacyaha bwabivuze ko amadosiye bwakira ugereranyije n'umubare w'abakozi mu by'ukuri niba navuga ngo ntibihura. Mu by'ukuri ibisubizo bisobanuwe ahangaha na perezida w'urukiko rw'ikirenga harimo ikintu cy'ubuhuza. Ni ikintu mu by'ukuri gihagaze gite kugeza ubu ngubu bijyanye nk'uko yanabivuze na politike zigenda zemezwa mu Rwanda? Urakoze cyane bwana Dive kuba ugarutse cyane cyane ku byerekeranye n'ubuhuza. Wenda ndaza no kuvuga ku bindi mwumvise vuba ahangaha twatangije ibyerekeranye byitwa pre-bargaining, ariko ndahera ku buhuza. Ubuhuza nk'uko nyakubahwa perezida w'urukiko rw'ikirenga yabivuze bumaze gufata intera nziza. Wenda ntiyabagaragarije imibare, ariko imibare y'imanza zahujwe muri uyu mwaka dutambutse ziri hafi kugera ku manza 800 n'izindi. Ariko muri izo manza nagira ngo wenda mbabwire ntabwo ari imanza wavuga ngo zifite agaciro gatoya. Twagerageje kunganya amafaranga yari akubiye muri iki kiburano baburanaga, twasaze agera kuri miliyari 11 n'andi mafaranga y'u Rwanda. Bone kuvuga ko aya mafaranga yose na amafaranga yagomba kuzafata igihe aburanwa mu nkiko z'u Rwanda. Rero nkaba mvuga ko mu bintu bimwe tutezeho amaso bizafasha cyane byerekeranye n'ibirarane no kwihutisha gutanga ubutabera, harimo ikintu cyerekeranye n'ubuhuza. Rero mpamvu buri mwaka buri kwezi dushishikariza abantu kugira ngo bagerageze baze binjire mu byerekeranye n'ubuhuza. Ubu ngubu tukaba tugeze hafi ku bantu bagera kuri 100 abahuza bigenga, 160 n'abandi. Ariko sabo ngabo gusa, kubera ko ubuhuza bwacu dufite abahuza bigenga, ariko tukaba duhugura n'abacamanza n'abanditsi kugira ngo bakore ubuhuza. Mu by'ukuri wagize neza kugira ngo uvuge ku byerekeye n'ubuhuza. Ubuhuza ni ikintu kimwe gifasha ko abantu barangiza ibibazo byabo mu buryo bw'ubwumvikane, kandi bikarangira rimwe na rizima. No kuvuga ko iyo baguhuje urubanza rwawe rugahuza rukarangira mu rukiko, bivuze ko rurangiye rimwe na rizima, nta kujurira kurimo, nta gusubishamo ingingo nshya, nta gutambamira urubanza, bivuze ko icyo kibazo kiba kirangiye. Namwe akazi kaba kagabanutse. Natwe akazi kaba kagabanutse. Ariko ikindi kiruta ibindi nuko n'ubumwe bw'abaturage bugaruka muri cyane muri izo banza nkuko nabivugaga bahuje zirimo miliyari hafi 11 n'andi mafaranga y'u Rwanda. Abantu bahujwe ibatanze ubuhamya baravuga ngo ikibazo twari dufite cyari kimaze hafi mu nkiko imyaka igera kuri 6, ubutabera narabubuza. Ariko muri sesiyo imwe inshuro nk'imwe cyangwa ebyiri baraduhuje, ikibazo kirarangira. So ni ikintu cyiza tuteze amaso, twuva ko kizafasha cyane cyane guhutisha imanza, gutanga ubutabera bwihuse, ariko nanone no kumvikanisha abantu kugira ngo bagaruke babane amahoro, binabafashe gukomeza gutanga umusaruro mu kazi kabo. Ariko hari n'ikindi nababwiye, ejo bundi twatangije dufatanyije n'ubushinjacyaha n'ubugenzacyaha n'amagereza cyerekeranye no kwemera icyaha bishingiye ku gihano. No kuvuga ko mu cyongereza babyita pre-bargaining. No kuvuga ko ubushinjacyaha n'uwakoze icyaha barumvikana, uwakoze icyaha akemera icyaha, hanyuma n'umushinjacyaha nawe akavuga ko agiye kumusabira ibihano bitoya. Hanyuma iyo byemeye bahita bakora amasezerano bakayazanira umucamanza. Tariki 12 twari muri gereza ya Mageragere. Muri gereza ya Mageragere twari dufite amadosiye y'abantu 30 bemeye icyaha muri ubu buryo, bumvikana n'ubushinjacyaha ku byerekeranye n'ibyaha bagomba kubasabira. Hanyuma muri abo ngabo 24 ubu buryo bubakorerwaho. Tukaba twizera ko bamwe hari abasohotse umunsi ukurikiyeho, abandi bategereje gatoya kuzasohoka nyuma y'ibihano bari babahaye. So nabyo twizera ko ni bimwe mu bizafasha kugira ngo ubutabera bwihute, butangwe neza,
amagereza yoroherwe ariko n'ibirarane bishobore gukora iki kugabanuka mu nkiko. So rero hari byinshi cyane biteganywa kandi twizera ko bizafasha kugira ngo ubutabera bukomeze butangwe mu buryo bwihuse kandi bunoze. Harrison Mutabazi uri umuvugizi w'inkiko, reka tubashimire. Murakoze cyane namwe. Reka dushimire Harrison Mutabazi, hanyuma namwe tubashimire kuba mwakomeje kubana natwe mukurikiye uyu muhango wo gutangiza umwaka w'ubucamanza wa 2022-2023. ngira ngo ibibazo byo biracyahari ariko murumva ko n'ibisubizo bikomeje gushakwa mu nguni zose. Ibihe byiza aho muri mukomeze kunogerwa na gahunda za Televiziyo Rwanda. Nge nitwa Divin Uwayo.